Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro, Gasabo. Niyo mpamvu polisi yashyize iri tangazo hanze rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni irya polisi igaragaza yuko mu mwaka wa 2024 impanuka zabereye mu mujyi wa Kigali nyinshi ziterwa abamotari ndetse n'abanyonzi bakoresha umuhanda nabi. Polisi yashyizeho gahunda yagerayo amahoro kandi ishyiraho gahunda yo gupima abantu bose bakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali, abashoferi, abanyonzi ndetse n'abamotari. Bivuze yuko umunyonzi uzafatwa yanyweye ibisindisha, igare ryiwe bazarifata ndetse bakamuca n'amande. Ibyo mbabwira ni ukuri, muzarebe hano ku Bizibiti hano mu Gasyata hari amagare amaze gufatwa menshi cyane yafashwe kubera yuko abanyonzi bamwe na bamwe batwaye banyweye ibisindisha, bamwe barafungwa banacibwa n'amande. Ubwo polisi nibwo yashyize iri tangazo hanze yongera kwibutsa abantu bakoresha umuhanda wo mu mujyi wa Kigali kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, kubera yuko gutwara imodoka wanyweye ibisindisha ushobora kuba uri kwishora mu manga y'urupfu ndetse n'abo utwaye, cyane cyane abakora mu majasi atandukanye cyangwa mu makuriye atandukanye. Nivuga mu makuriye murahita mubyumva cyane, kubera ko hari igihe ufata akazigo kawe ukavuga ati reka nkajyane muri kuriye bakanyoherereza. Buriya hari imodoka ibishinzwe gutwara kuriye, ugasanga nk'umushoferi akoze impanuka atwaye kuriye zanyu, ugasanga zirangiritse ndetse ugasanga nimba harimo ibimeneka biramenetse bitewe n'uko umushoferi atwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Niyo mpamvu rero polisi yongera kwibutsa abakoresha umuhanda kujya bakoresha umuhanda neza. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kukugeza hano. Makuru nitwa Nzwenimana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ubwo ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi irongera gukangurira abashoferi n'abamotari gutwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, kubera ko gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha ni bimwe mu biteza impanuka ndetse bigateza n'ibihombo kuri bamwe na bamwe. Bivuze ko umushoferi atwaye imodoka yanyoye ibisindisha bituma ashobora gukuramo impanuka cyangwa agakora impanuka ugasanga ahaburiye ubuzima. Igaragaza yuko ibinyabiziga bimaze kuba byinshi mu mujyi wa Kigali nk'uko muri kubibona kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Murabona yuko hano turi muri ambutiyaje cyangwa turi kumwe n'ibinyabiziga byinshi byiganjemo amamoto y'umuriro ndetse n'amamoto asanzwe akoresha esasi. Nk'uko mubibona kuri kamera zanyu, turi kumwe n'abamotari cyangwa turi kumwe na moto hano ku Kinamba cya Muhima, aho ambutiyaje yabaye ambutiyaje ariko ntabwo ari ambutiyaje ya danje. Bivuze yuko ibinyabiziga byabaye byinshi mu muhanda, ariyo mpamvu ambutiyaje ingana gutyo. Nk'uko mubyibonera kuri kamera zanyu, muri kureba ibinyabiziga uburyo kibingana, urujya n'uruza aho biri kuva mu gice cya Nyabugogo byerekera mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. Mu minota 2 twari duhagaze hano, reba moto zari zihahagaze bitewe n'uko hari hajemo agakusa kamwe gatonya cyane. Umushoferi yaratwaye ikinyabiziga yanyoye, nibwo kumufatira hano mu kanya nk'ako guhumbya. Reba moto zihuzuye. Bivuze yuko ibinyabiziga bimaze kuba byinshi mu mujyi wa Kigali. Ushaka kugera mu mujyi wa Kigali ari ubwa mbere, ukahita wibaza mu mujyi wa Kigali cyangwa i Kigali nimba buri muturage wese udatunze moto ushaka kwibaza yuko afite ikinyabiziga cy'imodoka bitewe n'ibinyabiziga biba biri mu muhanda wa Kigali. Rero abakoresha umuhanda bagaragaza imbogamizi yuko abamotari bakunze kubangama mu muhanda. Ese koko izi mbogamizi zirakwiye? Ese koko abamotari bakunze kubangama mu muhanda?
nibyo koko abamotari ni bamwe mu babangamira abanyamaguru aho usanga bari kugenda mu duhanda tw'abanyamaguru, ariko uyu mumotari yafashwe arahanwa ubwo yandikirwa amafaranga agera ku bihumbi 10 bitewe n'uko yaviyoye umuhanda ari kugendera mu muhanda w'abanyamaguru. Ndetse itegeko rirengera abanyamaguru rirahari mu gihe ubona umunyonzi yagusatiriye cyangwa ubona umushoferi yagusatiriye mu gisate cyawe uri kugenderamo cy'abanyamaguru, rwose yemewe guhamagara ya nimero nakubwiye, ugahamagara abashinzwe ibijyanye n'umuhanda trafiki, ubundi bakaguhereza ubutabazi bw'ibanze, waba wagonzwe, waba hari ikibazo wagiriye mu modoka.